Ramuseke Imana iguha umugisha rwose. Imana iguha umugisha. Ni ukuri pe. Mumera Imana amashyi cyane menshi. Ngiye gushima Imana cyane. Ile uwo mwate ni ukuri Imana ugukomerezemo. Ni byiza kuba mu nzu y'Imana ushaka perfection. Yego. Nakwiyicarira worship Imana ubaho umugisha cyane. Tubakomera amashyi bajya mu indwi aho tuje kongera kubakira Imana igicaniro. Ubaka igicaniro cyasenyutse. Turubaka ibicaniro byasenyutse ariko n'ikitari kinahari. Ushobora kuba urimo kubaka ariko mu by'ukuri nta cyari kihari. Ntabwo turi gusana gusa ariko turi no kubaka n'ibitari bihari. Turi kubakira Imana igicaniro ariko tugasenya n'ibicaniro byose by'umwanzi bikomeza kudusubiza hasi, bimwe bituma tutagera iyo tugera. Rero uyu munsi n'umunsi wa kane w'iki cyumweru ariko ni n'umunsi wa kane w'amasengesho turimo y'iminsi 7. Twatangiye kwa mbere, ubu ngubu uyu munsi n'umunsi wa karindwi. Nyemerere umuntu waba arahawe umugisha muri iki cyumweru kubw'aya masengesho akomera Imana amashyi cyane menshi. Ashima Imana cyane kubw'iteme yo kubakira Imana igicaniro, ariko kitari igicaniro gusa ahubwo n'igicaniro kiza kumanura imvura. Ninde witeguye imvura muri iki cyumweru? Nukuri mwitegura imvura kandi ngiye mfite expectation nyinshi cyane. Ndi kumva mfite amatsiko nyuma y'iminsi 7 uko bizagenda. Nifitiye nanjye ubwanjye nifitiye amatsiko. Ndumva nifitiye amatsiko pe. Mwigirire amatsiko kubw'iki cyumweru nikirangira uko bizagenda. Yego. Nawe Denise nukuri. Kandi bazaduha gatuti twitaramire pe. Amen. Twongeye kunezerwa cyane kubw'uyu munsi. Ndongera kwakira abasangwa nukuri mwikomera amashyi menshi cyane. Mwikomera amashyi. Turabakiriye. Ndifuza no kwakira umuntu waba ateranye natwe bwa mbere ko yamanika akaboko kugira ngo tumwakire. Umuco mwiza kwakira abashyitsi. Nukuri ntugire isoni, ntugire icyo bigutwara. Okay, Imana ibaho umugisha cyane. Turabishimiye. Muri uyu mugoroba nakire n'aba e-church, navuga online church. Nabo turabakiriye muri aya materaniro ni mugoroba. Imana ibaho umugisha cyane. Aha rero muri Robot One Ministry. Umuhamagaro mwiza cyane nishimira guservingiramo. Wavutse mu mushumba wacu, umubyeyi wacu Pastor SERA. Ni by'igiciro cyinshi kuba umuntu ahagaze ahangaha ashima Imana kandi anayikorera. Bashima Imana cyane. Ahangaha ni Robot One Ministry, turi ministère ivuga Imana, twemera Imana, dusenga Imana kandi turayihamya. So ubu tugira icyumweru muri gahunda zacu tugira iyo atari iminsi y'amasengesho tugira kwa gatatu igicaniro tuba dufite guhera saa 5 tukageza saa 2:30 za nimugoroba. N'umunsi Imana yaduhayemo, n'umunsi Imana yaduhaye kugira ngo tujye tuza imbere yayo tuyiborogere, tuze twongeye tuyiramye, twongeye dusabane nayo. N'umunsi udasanzwe. Ndararikira buri muntu wese uwaba ufite umwanya. Nukuri sinumwanya gusa, natwe aba bari ku kazi turigomwa tukaza kuko hari ikintu mba ntegereje kuri uyu munsi wo kwa gatatu. Ashima Imana cyane rero kubwo umunsi wo kwa gatatu w'igicaniro. Turashima Imana cyane. Ni igicaniro kiba kidasanzwe. Nukuri ndabararikira ngo mujye muza mutarame natwe, muze twifatanye umwanya wo gusenga. Ni igicaniro cyo gusenga no gushaka Imana mu maso y'Imana. Tukagira n'amateraniro ku cyumweru kuva saa 3 kugeza saa 6, ariko saa 2 tuba dutangiye gusenga turimo kwinginga. Ubwo iyo ni iminsi igihe tubaye tudafite iminsi 7 y'amasengesho, ariko nk'iki cyumweru twari dufite kuva kwa mbere twari dufite Women Fellowship. Ubu ngubu twakomejeho amateraniro asanzwe. N'uyu munsi nawo ni umunsi w'amateraniro. Ejo dufite veye. Ubusanzwe tugira veye saa
kwa gatanu, buri wa gatanu hano tugira veye, ni veye nziza, ni veye iri special cyane. Ubusanzwe tuyitangira saa 4:30 z'ijoro tukageza saa 11 za mu gitondo, ariko ku bwa gahunda z'iminsi 7 turimo, ejo dufite minive, tuzatangira gusenga saa 1 tuzageza saa 7 z'ijoro. So karibu, nimuze abyitiranye ngo muze muzasanga no kuri twageze iyo tugera pe. Ndabararikira ejo kuzaza kare, muzaze dutangirane saa 1 amasengesho yacu. So Imana iduhana umugisha cyane. Ndifuza no kongera kubaha irindi tangazo dufite nka church ku cyumweru, ubwo tuzadusoza iminsi yacu 7, dufite umunsi wo kudedicatinga abana. Abana bacu bazasengerwa. Ushobora kuba ufite umwana ari mukuru ariko utarigeze umumurikira Imana cyangwa utaramujyanye mu nzu y'Imana ngo bamusengere. Umunsi wo ku cyumweru muzazana abana kugira ngo basengerwe. Ni ikintu cy'agaciro cyane kumurikira umwana wawe Imana, iby'agaciro kenshi cyane. So munyeme rero twakomeza tugacunguza uburyo umwete. Asaba worship team mwaba muzamuka, kongere dufate umwanya wo gutura, uyu mwanya mwiza. Reka nsabe protocol iri inyuma, ibyibo na online barabanyurizaho aga flyer aho mwanyuza ituro ryanyu. Basabe buri muntu wese ituro aho urifate mu biganza. Nukuri ni by'agaciro kuza gutura Imana, kandi tujye tuyiturira tubinezerewe, kuko ni by'agaciro gakomeye cyane. Kuza ni byiza, ariko no kwiturira ukayubahisha ibyawe, nukuri ni by'agaciro. Ejo mu gitondo tutazasaba uwo twimye. Munyemereye rero buri muntu yafata ituro ryiwe mu kiganza tukarisengera. Uwiteka Mana nziza, twongeye kugushima, turaguhimbaje, turagushima kuri Imana y'urukundo, turagushima kuri Imana ya favor, turagushima Mana kuko watwemereye Papa, tukaba twongeye kuza mu nzu yawe. Turakwinginze ngo muri aya masaha Papa, ubwo Mana tujye kubumbura ibiganza byacu Papa tuguturira, ndakwinginze gitare cy'amahanga uwo umugisha Mana ibiganza bigiye kukuramburira. Reka Mana gitare cy'amahanga uvubura imvura Papa, reka Mana wuzuza amasoko Papa, reka wuzuze Mana aho bavanye Papa. Ndakwinginze wiyubahishe Mana mu butunzi bwawe Data. Nukuri amaturo Papa ndayeza, ndayahumanuza amaraso Yesu Kristo akubera umubavu mwiza, uguhumurira neza, uwishimire, kandi natwe ubwacu twishimire gitari cy'amahanga. Reka tukuvuge mu byacu, mu byo dutunze, bitari uko twaje gusa Papa, ariko n'ubutunzi bwacu bukuvuge Mana. Habwa icyubahiro kukugira neza, mu izina rya Yesu Kristo tugusenze kandi bizeye.